Reka twongere tubasuhuze bakunzi bagubwa neza TV aho muri hose abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba bwaryo turabasuhuje abari mu mbibi z'u Rwanda ndetse n'ahandi hose abari hanze ya Afurika abari muri Afurika abari mu bihugu by'i Burayi ndetse Aziya na Oceania turabasuhuje mukomeze kugubwa neza rero nk'uko bisanzwe duhora turi update kugira ngo tubagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero nk'ibisanzwe rero ntago twajya kure y'ibiri kuvugwa muri aka karere kacu ndetse bivugirwa muri Goma, Goma ibarizwa muri Congo. Rero bidasubirwaho aka kanya, bidasubirwaho rwose biri gutangazwa byemezwa ko M23 yashyitse muri Goma, yamaze gufata Goma. Rero nk'uko twabibabwiye tuzajya tubagezaho inkuru ziri update ako kanya. Rero reka tubabwire uburyo Goma yafashwe n'abo bita inyeshyamba, ariko ngewe ntabwo nemeranya naho ko ari inyeshyamba, ahubwo ngewe mvuga ko ari umutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda nk'uko tugenda tubyumva, tugenda tubona n'ibigwi byabo bagenda bakora aho bageze hose, bafashe bakagerageza guha abaturage amahoro mu gihe havugwa amahoro make muri Kongo, igihe abantu batagira ubwisanzure buhagije, hari imitwe myinshi ihohotera abantu, ikabambura ibyabo, ikabakura mu byabo, ariko aho M23 igeze igerageza gusubiza ibintu ku murongo. Rero ibyo ni ibimenyetso bigiye bitandukanye wavuga ko M23 atari inyeshyamba ahubwo ari umutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Rero basesekaye muri Goma, byari bikomeye, byari biruhije, ariko ubwo bamaraga gufata uriya musozi uri hejuru ya Goma, babwiye ingabo za Kongo, baravuga ati mugerageze mushyire intwaro hasi, mushyikirize intwaro MONUSCO, ubundi mufate inzira mugende, mureke tudateza ibyago abaturage bari mu mujyi wa Goma. Ariko bamwe barabyumvise abandi ntibabyumva. Ababyumvise rero bababwiye stade bagomba guhuriramo, bakajya bagategereza ibindi biri bukurikire. Bamwe rero babyemeye barabikora, abandi barahakana. Rero ubwo M23 yafataga icyemezo cyo kwinjira, ingabo za MONUSCO zimwe zahise zikoramo akazo karenge zinjira i Rwanda. Hanyuma baravuga ati ngaho abanyekongo ni murwane, ubasha kunesha undi arasigarana aho ngaho. Rero niko byagenze, abasigaye binangiye barwanye na M23 igerageza kwisubiza ahantu hayo, ifata Goma. Ubu Goma iri mu maboko ya M23. M23 yakiranwe ibyishimo byinshi n'abanyekongo bari mu mujyi wa Goma, rwose babishimiye, babakiriye n'ibyishimo byinshi. Ni ibirori rimwe na rimwe, nubwo mvuga ngo ni ibirori, bamwe ni ibirori kuko bamwe bishimiye gutabarwa, ariko ntago habuze nyine abahasiga ubuzima. Nta ntambara ibura ibitambo cyangwa se ibura bihitana, uko byagenda kose hari abapfa, hari n'abasigara, ariko abasigaye bakabona amahoro, aho kugira ngo ubuzima bwabo bamwe bazahera ishyanga burundu, babuzwe uburenganzira, byibura bazabakomokaho bazagira umurage wo gusubirana amahoro meza. Rero ni ibyishimo kuri M23, ni ibyishimo ku banyekongo bari aho M23 yafashe, ni ibyishimo bigaragara cyane, bigaragazwa n'abanyekongo ubwabo, bigaragazwa na M23. Ariko ntago twabura kuvuga ko intambara nyine kirimo, ntago hakibura ibisigisigi byaba amabandi cyangwa abandi bagiteza umutekano mukeya. Ariko amakuru tugezwaho na bagenzi bacu bahatubereye bari kutubwira ko ubu ngubu byaba bisa nkaho amasasu yacecetse, nta sharing iri kumvikana, yaba imbunda nini cyangwa ntoya, ahubwo umujyi urasa nkaho watujemo kugeza amasaha y'isaa 9 rwose amasasu yaratangiye kugabanuka. Rero kugeza aya masaha y'isaa 6 umujyi urasa nkaho utuje,
ariko ntago twavuga ngo byarangiye, ngo byahagaze, ngo yenda ntago bizongera, ahubwo tuzajya tugenda tubagezaho uko bimeze, turagenda tubabwira aho bigeze, uko bimeze, amakuru turagenda tuyabahera igihe. Rero mukomeze gukurikirana Gubwa Neza TV, nababwira ko nta makuru namwe yerekeranye na Goma uko biri bugende, turakomeza tubabwira, nubwo imiryango n'imwe yahagurutse yamagana M23, na Perezida Ruto nawe yagerageje kuvuga byinshi byo kubwira M23 ive aho yari iri kugira ngo babashe kuhasubiza, ubundi bajye mu nzira y'ibiganiro, ariko ibyo ntabwo byabujije intambara gukomeza. Rero ni byinshi biri kuvugwa, turagenda tubibagezaho mu mwanya uko tugenda tumenya amakuru, tugenda tumenya update, turagenda tuzibagezaho. Rero mukomeze kugubwa neza, nakagaruka, mwari kumwe na Dieudonné, ciao ciao.